umunsi mpuzamahanga wahariwe abari n'abategarugori wizihizwa ku itariki ya 8 Werurwe buri mwaka. Ese watangiye ryari? Watangijwe nande? Kubera iki wabayeho? Ibi byose ndetse n'ibindi nibyo tugiye kubasobanurira mu buryo burambuye. Ngusaba ubane natwe, kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye ure munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda zitandukanye tugenda tubagezaho buri mwaka. Ku itariki ya 8 Werurwe ni umunsi mpuzamahanga wahariwe abari n'abategarugori ku isi yose. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ikaba igira ati uburinganire n'ubwuzuzanye n'imihindagurikire y'ibihe. Umuryango mpuzamahanga w'abagore ku isi ukaba ukangurira cyane cyane abagore kwibuka no kurushaho guharanira ubwuzuzanye hagati yabo n'abagabo, ndetse bakabikora uko ibihe bikomeje guhinduka. Amateka y'uyu munsi wahariwe abari n'abategarugori akaba ariyo tugiye kuheraho tubabwira. Ni kuva mu mwaka w'1805 mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bihugu by'Ubudage hizihijwe uyu munsi mukuru w'abagore bitaga National Women Day. Icyo gihe wizihizwaga ku rwego rw'igihugu gusa bitaraba mpuzamahanga bitewe n'amateka y'ibihugu byombi. Iyo byizihizaga uyu munsi, abagore baho bajyaga mu mihanda bitwaje ibyapa basaba ko bahabwa uburenganzira bungana n'ubuhabwa abagabo, kuko muri icyo gihe abagore bafatwaga nk'abagomba kwicara mu rugo bakarera abana nta kindi babasha gukora. Mu mwaka w'1909 umuryango witwa Socialist Party of America wateguye umunsi mukuru w'abagore ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri, wizihirizwa mu mujyi wa New York. Mu bitabiriye uyu munsi harimo abagore batatu baturutse mu gihugu cy'Ubudage barimo Clara Zetkin, Kate Densko hamwe na Paul Teida. Aba bagore uko ari batatu bari bahagarariye umuryango urengera inyungu z'abagore mu Budage wari uyobowe na Clara Zetkin, ari nawe wajyaga uhana amakuru n'abo muri Amerika ababwira aho bageze bashaka uburenganzira bw'abagore muri rusange. Uko umunsi wo kwizihiza abari n'abategarugori wabayeho hari mu mwaka w'1910 ubwo hari hateranye inama yitwa International Women's Conference yahuzaga abagore baturutse imihanda yose mu bihugu binyuranye, bose baje kwiga ku iterambere ry'abagore. Nibwo Clara Zetkin yafashe iya mbere asaba ko habaho umunsi ngarukamwaka wizihiza abagore. Igitekerezo cya Madame Clara cyaje kwakirwa neza, maze guhera mu gihugu cy'Uburusiya ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1917 batangira kwizihiza umunsi wahariwe abagore. Bikaba byaratangiye gukwirakwizwa mu bindi bihugu bitandukanye byo mu Burayi. Mu mwaka w'1977 inama y'umuryango w'abibumbye uzwi nka United Nations ONU nibwo yemeje ko ku mugaragaro ko ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu ari umunsi wahariwe abagore, ndetse ko ugomba gufatwa nk'umunsi udasanzwe kandi ko ugomba kuba mpuzamahanga. Inzira y'uyu munsi nubwo itari yoroshye, dore ko ibihugu bimwe na bimwe bitabona kimwe uyu munsi, by'umwihariko ibihugu byubakiye ku mahame ya Islam. Gusa buhoro buhoro uyu munsi wagiye utera imbere ndetse unateza imbere igitsina gore. Ibyatangiye ari igitekerezo cy'itsinda ry'abagore bashaka uburenganzira bwabo buturuka muri Amerika n'Ubudage, bari mu bayobowe na Madame Clara Zetkin. Byitezweho ndetse kuri ubu ngubu binaba mpuzamahanga. Umugore ahabwa ijambo. Kugeza ubu abari n'abategarugori bageze kuri byinshi bikomeye bakesha kuba barahawe uburenganzira bw'abagabo babo. Akaba ari ibingibi wamenya ku munsi mpuzamahanga w'abagore. Ukore subscribe dukomeze kubana.